ari kwihuta cyane no gukubita tubangura umeze neza cyane ndashimana meze neza Slim nabonye uri kumwe na mama wa Jihad urumva uriya ni umubyeyi abantu bavuze ngo uriya ni umubyeyi wa Jihad nanjye ndamusuhuza kuko umubyeyi ni umubyeyi kandi umubyeyi acumura yicaye ku ntebe rero byari ngombwa ko nsuhuza umubyeyi kugira ngo ibintu bigende neza ariko kandi nanjye uyu munsi wa none imbabazi zaje kuri Jihad wamubabariye shana umutima wanjye wambwiriye kuvugira Jihad nabonye upfukama niba navuze nti niba Jihad ibyo avuga ari ukuri niba atarasakaje video agahamanya n'umutima wiwe nta muntu yigeze yohereza video Imana ireba mu mutima hanyuma rero bivuze ngo ibyo nakubwiye wabyumvise yego hanyuma rero bivuze ngo Semuhungu na Zinda yego niwe Odette Zinda ni umugore wa Semuhungu Zinda ni umugore wa Semuhungu wa undi Semuhungu avuga ko bitegura kubyarana rero urumva Zinda na Semuhungu yego ngo nibo bagambaniye Jihad yego kandi Zinda ngo yarasanzwe aziranye na Jihad yego ibi rero Jihad yavuze ati Semuhungu ari muri Amerika hari byari yagenewe na leta zumwe za Amerika byo koherezwa muri Afrika wahitamo kujya South Africa akazajya burana ashaka kujya South Africa akajya burana ashaka kujya South Africa aho yaburanye za mu Rwanda ati ndavuga atari ko nkuriya muturage w'umunyarwanda kubera icyo adashaka kuza mu gihugu cyabo agashaka kujya mu kindi gihugu cy'abandi yaje mu Rwanda ati rero icyo gihe yahise afata nk'umwanze nk'uwisha atageze mu Rwanda nyifata w'umwikomo ati kuva icyo gihe ntabwo twacanye waka ati rero ndumva ibyo yavugiye byose ntimubifate nk'ukuri ati nibiyoma gusa abonye ko Jihad atakihisha kamera oya ntabwo yishaka yabigenza atese we nanjye maze uyu munsi namuvugiye wamuvugiye uyu munsi Jihad rwose ndifuza ko Jihad Imana imugiriye neza yataha kuko hari icyo nawe umutima umaze kumubwira yego hari icyo umutima urabona ko yahindutse kubera ko yavuze ati nyakwa Madame Presidente umuyobozi w'umudugudu ayoboye umudugudu hakagira umuturage upfira mu mudugudu yego mudugudu yafungwa cyangwa yaba umutangabuhamya wo kwemeza ko hari umuntu wapfiriye mu mudugudu amategeko y'u Rwanda kwanzi katahindutse ati cyangwa niba yarahindutse maze gufungwa atari ko niba tarahindutse icyane gatozi kwa gikoze uwitwa Rukundo Ritiye ubugenza cyaha n'ubushinjacyaha bwaramutinye afite izembaraga muri iki gihugu gituma batamuza kari we wabikoze cyangwa bareke ngo nge kumwihigira muzane ati genge yamuhigisa yamuhiga ari ku mapingu ya mageragere yaje kumuhiga mukuye ati ngenda aratanga ikirego ari muri gereza birashoboka ubwo yatanga ikirego ari muri gereza ubwo icyo gihe yarega nde yarega yarega Ritiye nese Rukundo Ritiye si wagize nyine banza wumve none se yamurega gute kuva mu rukiko rw'ibanze yaramuvuze mu rwisumbuye mu juru yaramuvuga n'ubu yamuvuze mu rwisumbuye none se yamurega icyo gihe yarega leta yego kuko yavuze ngo ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha kubera iki batamuzana kubera iki batamufata afite izembaraga mu gihugu ese amategeko arasumana mu gihugu tubimenye uko niko Jihad yavuze uburyo Jihad yaburanye mwumvisha Mariya ntabwo yigeze amanuka oya uyu munsi ntabwo yarize ni kuvuga kuri wowe nta muhwe wamugiriye oya nta Mariya gusa yaburanye neza uyu munsi yaburanye neza ubushize yashyiragamo utuntu ubona tutari nuze ko yavuze ati urabona mbere yarizunguzaga kwa kundi yavuze ati umuvugizi wa RIB Dr Murangira yagiraga nimero yanjye ati iyo posting iyo video nawe ubwe yari kuyibona ati none se niba tarayibonye kuri stati yanjye abemeza ko babonye video iwanjye babikurahe nuko bimeze rero nagira ngo mwibarize reka nkureke ugende twavuganye iminota mikeya kuko uwifite gahunda z'akazi cyeka nimba ugihari oya ndagiye rero gusa Jihad kuri iyi nshuro ibyo ari byo byose yari yagiye gusuhuza umubyeyi yari yarigeze kuvuga ko Vigitwara ari umubyeyi nk'abandi babyeyi abibwiraga suku biragaragara ko ahaze guhabwa biragaragara ko atagikunda umubyeyi yahaze ibere yari hasi sawa urakoze cyane sawa urakoze Imana igumugisha reka dukomeze rero nandi kubabwira hano turi ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge twaje mu rubanza rw'uwitwa Jihad aho afunzwe ari kumwe na bagenzi biwe ari mageragere afunzwe ari kumwe na bagenzi biwe batandukanye harimo Papinesta Xavier ndetse n'abandi
yes nari ndi kubabwira ko turi ku rukiko nk'uko nabibabwiye twaje mu rubanza rwa Djihad. Uyu munsi nibwo rero yari ari kuburana nyuma yo kujurira. Ubushize yari yakatiwe imyaka 3 we na bagenzi biwe bombi uko ari batatu bari mageragere. Uyu munsi rero yari yajuriye rero niyo mpamvu twaje hano ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Ubusanzwe rero Djihad akurikiranyweho ibyaha bibiri, harimo icyo gusakaza amashusho y'urukozasoni kuzwi nk'umuhanzi Yamano rero ubundi mbere ukuntu byatangiye ubwo hajyaga hanze amashusho ya Yamano ari mu buriri arimo arasama ari kuryamana n'umugore wiwe. None ayo mashusho akimara kujya hanze baza kwibaza bati ayo mashusho ninde washyize hanze, imbarutso y'aya mashusho ninde? Biza kurangira rero hagenda hafatwa abantu bagiye batandukanye abakekwaho kuba barasakaje aya mashusho, nibwo na Djihad yaje kuba yagenderamo ndetse na bagenzi biwe, kugeza ubwo rero haje kuba hagera igihe witwa Kejon ararekurwa. Nyuma haza kuba habaho urukiko ubwo baburanaga ndumva mu mizi nibwo rero Kejon byaje kwanzurwa ko nawe agomba kongera kuba yatabwa muri yombi agakatirwa imyaka 3, ariko birangira ubwo iyo myaka 3 uyu munsi rero nibwo bari bajuriye ku itariki 4 z'uyu munsi nibwo bari kuba bagaruka mu rukiko tukareba ese biraza kugenda bita. Abantu benshi bari kwibaza bati ese uyu munsi baraza kuba barokoka, uyu munsi Djihad araza kuba yarokoka, araza kuba yagaragara nk'umwere cyangwa birarangira n'ubundi imyaka 3 yakatiwe ibaye nk'umwanzuro. Mu kwiregura Djihad yavuze ati njyewe ndazira ubusa, ati njyewe impamvu nzira ubusa umutangabuhamya wanjye niwe muntu wa mbere twagiranye ikibazo, ati umutangabuhamya wanjye aranyanga, umutangabuhamya wanjye yitwa Eric Semuhungu kandi dufitanye ikibazo, aranyanga cyane, ndabizi nawe ko anyanga, ndanabizi ko dufitanye ikibazo. Ati uyu mutangabuhamya bita Eric Semuhungu ubwo yarari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akurikiranywa amashusho icyaha cyo gusakaza amashusho, baje kuba bafata umwanzuro wo kumwirukana bakamukura muri Amerika bakamwohereza muri Afurika, ariko Semuhungu akaburana yifuza kujya muri South Africa. Njyewe rero nagiye kuri kamera ndavuga nti ntabwo kuki uyu muntu ari kuburana ashaka kujya muri South Africa, kuki ataza mu Rwanda mu gihugu cyiwe? Ibi ngibi ari gukora nibi kirebye ngibyo rero biza kuba byarangira rero Semuhungu Semuhungu yanyanze kuko ngo nifuje ko ngo yaza mu Rwanda aho kugira ngo ajye muri South Africa. Kuva icyo gihe tubabanzi cyane. Uyu Semuhungu rero ndabizi ko anyanga, ati Semuhungu niwe wangambaniye, Semuhungu natumye mfungwa kandi atuma mfungwa ku bintu yahimbye, ku bintu yihimbiye. Ati njyewe sinigeze mpostinga na rimwe kuri stati video y'Amana. Ati cyizere mfitiwe n'abanyarwanda, urukundo mfitiwe n'abanyarwanda, abantu bankunda, ntabwo nari umuntu wo gupostinga amashusho y'urukozasoni kandi mfite abantu bankunda. Ati rero Semuhungu ngo yahimbye stati, yaravuze ati ngo uyu muntu wapostinze ni Djihad, ngo bitewe nuko ngo yinyuraguyemo ngo bwa mbere yavuze ko ngo yabibonye kuri stati ya Odette, nyuma ngo aza kuvuga ko ngo yabibonye ngo ari Zinda bimweretse bari kumwe bicaranye mu rugo. Ati rero uyu Semuhungu yarangambaniye, yarabeshye, ibyo yavuze byose byari ibinyoma. Rero uyu Djihad rero yagiye yiregura mu buryo butandukanye, ndetse ubwo yagendaga abazwa bageze aho bamubaza ku batangabuhamya biwe, bagarutse kuri Okim wari umunyamakuru bakoranaga, nawe agira uko yiregura. Ako kamera yanjye murashaka iki? Okay, dukomeje rero. Yes, yego twikomereze. Uyu Djihad nandi kwagira ubundi yaburaniwe n'ubundi abanyamategeko be babiri basanzwe, harimo Maître Fatikaramu, ndetse ubwo Maître Fatikaramu ni Maître bafata ku mavuta, ndetse na Maître Bayisabe Irene nibo baje kuba bamuburanira. So rero uyu Djihad nari kwagira ko yagiye yiregura, ati rwose abantu rwose abatangabuhamya banjye bose baranyanga cyane, ko ngo mu batangabuhamya be ngo ubundi ngo ikibazo afitanye yarafitanye ikibazo nabo bombi. Ati ikibazo nyifitanye na Eric Semuhungu ndetse na Zinda, kandi abo bombi bari mu bantu batumye mfungwa. Ati Zinda twagiranye ikibazo ubwo yafungwaga akurikiranyweho ibiyobyabwenge, ndaza navuga ni gute umugore anywa ibiyobyabwenge, ati ni gute unywa ibiyobyabwenge utwite? Rero icyo gihe rero ngo twese tugiranye ikibazo gikomeye cyane, kuko nateye comment ku ifungwa rya Zinda, kwitabwa muri yombi rya Zinda aho yarakurikiranywe ibiyobyabwenge, ndetse kandi siwe gusa twagiranye ikibazo na Eric Semuhungu nawe
twajyanye ikibazo nababwiye ko nawe bapfuye ibyo bintu rero byo kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati nari nsanzwe nzi ko ari abanzi banjye, rero kuba barangambaniye ntabwo byanunguye. Rero hano yakomeje agaragaza ko nyine bombi bamugambaniye, ndetse anagaragaza impamvu zifatika. Urukiko agaragariza nuko ngo Djihad uyu munsi ntabwo yaje agerageza kwiregura ku cyaha cye 100%, ahubwo yaje agerageza kwerekana ibibazo afitanye n'abatangabuhamya biwe, aho yavuze ku mutangabuhamya Eric Semuhungu bagiranye ikibazo, ndetse anavuga ku mutangabuhamya, anavuga kuri Zinda umugore. Ubundi Zinda n'ubundi bivuga ko ngo ari umukunzi wa Semuhungu, yari n'inshuti mwagiye mubibona. So rero yagiye avuga ko bombi rero bajyanye ibibazo, ari no mpamvu yatawe muri yombi. Avuga ati nge ndarengana, naragambana. Arongera aniregura. Ubundi hashingiye icyango cyamuhamye bishingiye ku ngingo ebyiri. Icya mbere ni kuri iyo stati ya postinze, ndetse iyindi ngingo ya kabiri yatumye uyu Semuhungu ashobora kuba icyaha cyamuhama ni ingingo y'uko ngo havuyeho status ubwo yo gupostinga kuri WhatsApp. Indi ngingo ya kabiri ni ingingo yo kuba ngo ya mbere niyo gupostinga kuri stati. Indi ngingo ngo no ko ndiko reka ndebe indi ngingo ya kabiri Djihad yego ati indi ya kabiri ni ya group ya WhatsApp abamo. Group ya WhatsApp abamo ngo hasakajwemo video ya Yamana. Ati rero ni gute rero mu nshinja ngo video ya Yamana yasakaye muri group yanjye nkaba nabizira? Group ni yanjye ndabyemera, ni group nashinze kugira ngo nzajye namamaza, cyishemo video zanjye, cyishemo n'ibindi bikorwa bitandukanye bijyanye no kwamamaza. Ni gute rero mujya kuvuga muti jewe Djihad ni jewe uzabazwa ibibazo cyangwa se ibyaha by'abantu ba muri groupe, cyane ko ngo icyaha ari gatozi. Yavuze ati rero ngo ubundi hari umugabo umwe ngo wasakaje iyo video. Ati kuki we atari we bakurikirana cyangwa mwaramutinye? Ati nimba mwaramutinye mumbwire ngende musake muzane abari we utabwa muri yombi. So turi kugana ku musozo rero, ubwo Djihad yakomeje kugenda yiregura mu buryo butandukanye, ndetse na maître wiwe asa nk'umuburanira. Aravuga ati rwose uyu Djihad ararengana, atanga impamvu zitandukanye, ndetse kandi kuri ubu ngubu rwose biracyateje inkeke. Abantu bari kwibaza bati ese amaherezo azaba ya ese Djihad biraza kurangira bite? Ese mwisoma ry'urubanza Djihad ashobora kuzarekurwa, cyane ko yagaragaje impamvu zifatika zigaragaza ko nta cyaha yigeze akora, zigaragaza ko atigeze asakaza amashusho ya Yamano, ndetse anavuga ko ngo mu bantu Yamano yareze ntabwo Djihad arimo. Rero ngo sinzi impamvu rero yaje kuba yatabwa muri yombi, cyane ko ngo nubwo rwose ngo atarimo. Ngo ubundi mbere ngo ku itariki 14 z'ukwezi yafashwemo, Djihad yabanje guhamagarwa na RIB ajya gutanga statement nk'umutangabuhamya, bamubaza ngo nk'umuntu usanzwe azi amakuru y'imihanda ngo agire icyo avuga ku mashusho ya Yamano ukuntu yagiye hanze, agaragaza ko atazi uko byagenze. Gusa yaje gutungurwa nuko ku itariki 28 yaje kwisanga ahamagaye kuri RIB atabwa muri yombi, kandi ngo mbere yagiye nk'umutangabuhamya. Biramutangaza cyane, biramutungura cyane. So uyu munsi rero niyo mpamvu rero yaje kuba rwose kuri ubu ngubu akiri imageragere. So reka minira hanga ni update tuba tubazane. Reka mbifurize kugubwa neza muri mwese, mbabwiye ko anytime twagaruka hanga mwabonye video ya Djihad ari kugezwa hano ku rukiko. Mwabonye ko uburyo amezemo biteye agahinda, uburyo amezemo bigaragara nkaho yiyakiriye. Bigaragara murabizi bwa mbere Djihad agitabwa muri yombi, iyo yagiye guhagarara ku rukiko yazaga yipfutse ibintu mu maso, abatambaye jump ipfuka amaso, akaza yishyize igikayi mu maso. Ariko mwabonye ko yari yakiriye rwose, arimo aratambuka neza. Murabizi ubushize n'uwitwa Semuhungu ubwo twajyaga mu rukiko rwe, mwabonye ko nawe yagerageje kwisha itangazamakuru. Semuhungu nawe azageraho yiyakire. Nanone turi kwibaza tuti ese Djihad na Semuhungu kumva ko Djihad avuga ko Semuhungu ari we muntu wa mbere umwanga azi ku isi, ari umuntu bafitanye ikibazo, kandi tukaba tuzi ko na Semuhungu yatawe muri yombi. Ese Semuhungu ejo bundi niba ngombwa ko akurikiranwa akabaye wenda yakoherezwa amageragere, azabana gute na Djihad iri mageragere mu gihe ari abanzi? Simbizi, wenda bashobora no kuziyongeraho. Reka nshimire mwe twakomeje kubana, mbifuriza kugubwa neza aho muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu.